Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo bwo gushyira mu bikorwa amahame yo muri Bibiliya bishobora kugufasha kubonera umugisha mu mirimo ukorana umwete. Akazi ni kimwe mu bintu by'ibanze mu buzima bw'abakristo b'ukuri. Twifuza kunyurwa mu rugero runaka n'akazi dukora kandi tukakishimira, ariko ibyo bishobora kutatworohera niba tudakunda akazi dukora. Ubwo se twakora iki ngo katunezeze? Icya mbere, jya urangwa n'icyizere. Buri gihe siko dushobora guhinduka imimerere turimo, ariko dushobora guhindura uko tubona ibintu. Gutekereza ku buryo Imana ibona ibintu bishobora kudufasha kubona ibyiza by'akazi dukora. Mu rugero, niba uri umutware w'umuryango, zirikana ko akazi ukora nako kaba gasa n'agasuzuguritse, gatuma ushobora kwita ku by'umuryango wawe ukeneye. Kwita ku bagize umuryango wawe bifite agaciro mu maso y'Imana. Ijambo ryayo rivuga ko umuntu udatunga abagize umuryango we aba ari mubi cyane, hanyuma y'utizera. Timoteyo wa mbere 5:8. Kumenya ko akazi ukora kagufasha kugera ku ntego ugamije, ko gatuma ushobora gusohoza inshingano Imana yaguhaye, bishobora kugufasha kumva mu rugero runaka ko kakunyuze kandi ukagakorana umwete. Ibyo ni ibintu abandi bakozi mukorana badashobora kwiyumvisha, ariko weho umuntu w'Imana, umutimanama n'imyumvire ya Gikristo niyo ukwiriye kugenderaho mu kazi ushinzwe. Icya kabiri, jya ugira umwete kandi w'inyangamugayo. Gukorana umwete no kumenya gukora akazi kawe neza bishobora kuguhesha imigisha. Abakozi b'abahanga kandi bakorana umwete bakunze gushimwa cyane n'abakoresha babo. Turebere mu Migani 12:24 n'ibice 22:29. Kubera ko turi abakristo b'ukuri, tugomba nanone kuba inyangamugayo ku kazi, tukirinda kwiba umukoresha wacu amafaranga, ibikoresho cyangwa igihe. Turabisaba mu Befeso 4:28. Kuba inyangamugayo bihesha imigisha. Umukozi uzwiho kuba ari inyangamugayo niwe wiringirwa. Ikindi kandi, umukoresha wacu yaba abona ko turi intangarugero mu gukorana umwete cyangwa atabibona, dushobora gushimishwa nuko dufite umutimanama uzira uburiganya no kumenya ko dushimisha Imana dukunda. Reka dusome muri Bibiliya Abaheburayo 13:18. Haranditse ngo, mudusabire yuko tudafite umutima wicira urubanza, tukaba dushaka kugira ingeso nziza muri byose. Naho mu Bakolosayi 3:22-24 haranditse ngo, mbata mwumvire ba shobuja bo mu mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Reka turebe icya gatatu, jya uzirikana ko imyitwarire yawe ishobora guhesha Imana ikuzo. Iyo mu kazi dukora tugaragaje ko tugendera ku mahame yo mu rwego rwo hejuru agenga abakristo, abandi ntibabura kubibona. Ibyo bigira izihe ngaruka? Bishobora gutuma turimbisha inyigisho z'Imana Umukiza wacu. Tito 2:9. Koko rero imyitwarire yacu myiza ishobora gutuma abandi babona ko Imana dusenga ari nziza cyane, bigatuma bashaka kuyimenya. Tekereza ukuntu wakwishima umukozi mukorana cyangwa umukoresha wawe aramutse yemeye ukuri ko muri Bibiliya abitewe n'urugero rwiza utanga ku kazi. Icy'ingenzi kurushaho, zirikana ko nta kintu cyaguhesha imigisha kuruta kumenya ko ubuzima bwawe buhesha Uwiteka ikuzo kandi bugashimisha umutima we. Reka dusome mu Migani 27:11. Mwana wanjye, gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutsi. Muri Petero wa mbere 2:12 ho haranditse ngo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana kubwo kugendererwamo. Reka turekere aha, muhaye muronke. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, mwaduhamagara kuri 079 08 58 Twabasabaga kuduha komenti, like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.